yanesheje imva, yanesheje urupfu, ubu ni muzima. Turi mu kubyina intsinzi ko Yesu yanesheje. Imana yacu rero ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ni Francine rero muri kumwe, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ibagirire neza, Imana y'amahoro ibarebe neza, Imana y'amahoro ibishimire, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ushize twabonye ukuntu ku musaraba hari imbaraga zo kuducungura. Ntago kenshi tuvuga umusaraba, ariko harimo ibanga rikomeye. Twabonye ko ku musaraba twaracunguwe, twabonye ko ku musaraba twababariwe ibyaha byacu, twabonye ko ku musaraba twarogejwe, twabonye ko ku musaraba twarejejwe, twabonye ko ku musaraba imivumo yose yatuvuyeho kubw'imbaraga z'amaraso yamenetse ku musaraba igorogota. Ikindi twabonye ko ku musaraba inzandiko zose ziturega aho ngaho niho zashwanyagurikiye, niho Yesu yazicagaguriye. Nta rubanza ruturiho. Izo manza zose, ibyo byose biturega, ibyo byose bituburanya, Yesu yabicagaguriye ku musaraba igorogota. Ikindi abatware bo mu isi y'umwijima baratsinzwe, nta bubasha bakidufiteho. Haleluya. Yesu wacu rero yaranesheje, ntakiri ku musaraba, ntakiri mu mva, ni muzima. Haleluya. Uyu munsi rero turakomeza nyine mu kubyina iyo ntsinzi ya Yesu Kristo. Yesu Kristo yaranesheje ku musaraba, yaranesheje mu mva, ubu ngubu ni muzima, imva ye irarangaye. Ijambo ry'Imana rero, Imana yanshyize ku mutima ngo dusangire kuri uyu mugoroba, ni ijambo rivuga ngo kumenya no gusobanukirwa neza Kristo wazutse. Twabonye ko nubwo Yesu yahoraga abwira abigishwa be, akababwira icyamuzanye hano ku isi, akabasobanurira ati nzapfa urupfu rw'agashinyaguro, bambambe ku musaraba, bagire gute, akabisobanura uko azapfa agashinyagurirwa. Ariko abigishwa be ntabwo babyumvaga ngo babisobanukirwe. Yesu icyo gihe abivuga, Petero yavuze ati ntibikakubeho nyagasani. Yesu aramubwira ati mva inyuma Satani. Iyo baza kumenya ko ku musaraba ariho hari ubutsinzi, ntabwo baba barahunze. Bari kumva ko nyine ubwo Yesu yabivuze arimo arasohoza ibyo yababwiye, ariko ntabwo babisobanukiwe, ntabwo babashije kubihishurirwa. Birakomeza, iminsi 3 irarangira nk'uko yari yarabivuze, arazuka. Ariko nabwo ntago babimenye neza, kandi yarababwiye ati uru rusengero nshobora kurusenya nkongera nkarwubaka mu minsi 3. Ubwo yavugaga uko azapfa ku munsi wa 3 akazuka. Abigishwa be nabyo ntago babisobanukiwe. Reka dusangire ijambo ry'Imana twumve uko bimeze. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana bwa mbere riri mu Byahishuwe igice cya mbere umurongo wa 18. Haravuga ngo dore ndi muzima, nari narapfuye, none ndiho kugeza iteka ryose. Ninjye ufite imfunguzo, nshobora gufunga no gufungura ikuzimu. Yesu niwe ufite imfunguzo z'urupfu, ashobora gufunga no gufungura ikuzimu. Irindi jambo dusangira riravuga ngo ni Abafilipi igice cya 3 ku murongo wa 10. Haravuga ngo kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe
no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Uyu ni Pawulo wabivugaga ukuntu yamenye Yesu, akamenya imbaraga zo kuzuka kwe, akamenya imbaraga imibabaro. Muswe Yesu yabwiye abigishwa bigiye bavugaga bati, Yesu mwigisha ko twasize ibyacu, abantu basize ibyabo bakagukurikira uzabahemba iki? Yesu arababwira ati, abantu basize ibyabo bakankurikira hano mu isi nzabakubira inshuro 100. Ariko yongeraho ngo no kubabazwa amakuba, yongeraho amakuba. Noneho rero kenshi abakristu baratubeshye batwigisha ivanjiri itariyo, ariko ivanjiri y'ukuri nuko mu gukurikira Yesu, mu kumwumvira, mu kumukorera, habamo n'imibabaro, habamo imibabaro, habamo intambara, habamo za opposition. Ariko icyo Yesu yabwiye abigishwa be, yaravuze ngo mu isi mugira amakuba, ariko muhumure nanesheje isi. Imbaraga z'umusaraba, imbaraga zo kuzuka zo muri Kristo Yesu zituma tunesha ayo makuba, ariko ayo makuba arahari. Nibyo rero Pawulo yabwiraga aba bantu bo mu Filipi. Yavuze ngo kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya n'imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Nabambanywe na Kristo, ntabwo ari njyewe uriho, ni Kristo uriho muri njyewe. Irindi jambo riravuga ngo Abakorinto ba 2 igice cya 4 ku murongo wa 15 haravuga ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Nibyo Mariya amaze kuvuga ngo nabambanywe na Kristo, ntabwo ari njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Njyewe narapfuye, ariko Kristo ni muzima muri njyewe. Kuko ari muzima muri njyewe rero nanjye ndi muzima, kuko yaje kugira ngo mbone ubugingo, kandi mbone ubugingo bwinshi. Nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekerereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza gutyo. Uko intumwa ze ntabwo babashije kumusobanukirwa, kereka cyagiye gato cyane Petero yavuze ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Yesu Kristo agahita amubwira ati ntabwo ari inyama n'amaraso bibiguhishuriye, ahubwo ni ijuru, ni uguhishurirwa kuvuye mu ijuru. Ariko Petero nawe naho byarangiriye, nyuma yaho amubwiye ko agiye gupfurwa agashinyagura, yaramubwira ati ntibikakubeho nyagasani. Kuko twabonye ko misiyo yazanye Yesu hano ku isi, Yesu yari ayizi, ntabwo byamutunguye ibyamubayeho. Yari azi ko azaza agapfa urupfu rubi rwo ku musaraba, agashinyagurirwa, akamena amaraso ye ku bwacu, noneho twebwe tugacungurwa. Yaraje yitwa icyaha, utarigeze kumenya icyaha yiswe icyaha, kugira ngo twebwe twitwe gukiranuka kw'Imana. Yesu rero, Yesu yari abizi. Noneho kubera ko ntawe wabashije kubisobanukirwa neza, niyo mpamvu ahangaha Pawulo akomeza akabishimangira ku murongo wa 16 akavuga ati nicyo gituma uhereye na none tutazagira uwo dutekerereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza gutyo. Kristo bamubonaga ari umubaji, bamubonaga ari umwana wa Yosefu na Mariya, bamubonaga ari umwana w'i Galilaya, ariko ntabwo bari bazi ko Kristo ari Imana. Kereka aho ngaho Petero yabihishuriwe, ariko urumva nawe ukurikije ukuntu yamwihakanya akamukwepa,
iyo aza kumumenya neza by'ukuri koko ntago yari kumuguma iruhande, yari kumenya ko ubu Kristo nyine ari Imana, kandi yari kumenya neza n'icyamuzanye. Ntabwo rero babisobanukiwe neza. Banamubonaga akora ibyo bitangaza, agenda de village en village, akiza abarwayi, yirukana amadayimoni, ariko ntago bamumenye neza uko bikwiriye. Niyo mpamvu rero ahangaha Pawulo yarongera arabishimangira, aravuga ati nicyo gituma uhereye none tutazagira uwo dutekerereza dukurikije amasekuruza, nubwo ariko twatekerezaga Kristo, ariko noneho ntitukimutekereza dutyo. Ni Kristo wazutse, ni Kristo wuzuye ubwiza, ni Kristo wuzuye imbaraga, ni Imana. Imana yacu ishimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Muri Luka ni harehare, ariko ngiye kugerageza kuhabasomera kugira ngo mwumve ukuntu ababigishwa ba Yesu ntago bakamumenye neza. Niyo mpamvu umutwe w'ijambo Imana yanshyize ku mutima ngo tuganireho ni ukumenya no gusobanukirwa Kristo wazutse, atari wa Yezu dutekerereza nk'uko amasekuruza ye ameze. Ni Kristo w'ubwiza, ni Kristo w'icyubahiro, ni Kristo hahandi muri Yesaya 53 baravugaga ngo ntago ngo yari afite ubwiza bwatuma bamwifuza, ariko uyu Yesu wazutse ni Yesu wuzuye ubwiza, ni Yesu wuzuye imbaraga, ni Yesu wuzuye icyubahiro. Uwo Yesu rero Imana irashaka ko tumumenya, tukamusobanukirwa, tukamwizera, tukamushikamamo, tukamukomereramo. Amen. Kambasomere mwumve ukuntu abigishwa ba Yesu bafataga Yesu. Iby'umusaraba ntibabimenye neza, mwumve noneho n'ibyo kuzuka kwe uko babifashe, uko byagenze. Ni muri Luka igice cya 24. Ku wa mbere w'iminsi 7 kare mu museke bajya mu gituro bajyanye bya bihumura neza batunganije. Babona igitare kibirinduye kivuye ku gituro. Binjiramo ntibasangamo intumbi y'umwami Yesu. Bakiguye mu kantu, abagabo babiri bahagarara aho bari bambaye imyenda irabagirana. Murumva Yesu yarababwiye ati nzapfa urupfu rw'agashinyaguro, ariko ku munsi wa gatatu nzazuka. Ku munsi wa gatatu bagiye ku mva ya Yesu, kandi Yesu yari yarababwiye ko azazuka. Urumva ntago bari babifashe, ntago bari bakomeje, ntago bari barafashe neza ijambo rya Yesu uko yari yarabibabwiye. Kenshi natwe bitubaho, Imana ikaguha amasezerano kandi ikakubwira iti uzahura n'ibi byakugeraho, ugahinda umushyitsi, ugakora hirya ugakora hino, ukavuza induru. Niko abana b'abantu tumeze, niko n'aba bigishwa rero ba Yesu bari bameze. Imana idufashe, Imana iduhe ubwenge, kandi Imana iduhe guhishurirwa, kandi Imana iduhe gushikama mu byanditswe, gushikama mu masezerano y'Imana. Umurongo wa 5 arakomeza avuga ngo abagore baratinya bubika amaso, nuko abo bagabo barababaza bati niki gitumye mushakira umuzima mu bapfuye? Yesu yari yarababwiye ko ku munsi wa gatatu azazuka, none baje kumushakira mu mva mu bapfuye. Niyo mpamvu rero aba bamarayika bababajije bati kuki muza gushakira umuzima
mu bapfuye. Ntari hano ahubwo yazutse. Mwibuke ibyo yavuganye namwe akiri i Galilaya, ati umwana w'umuntu akwiye kugambanirwa ngo afatwe n'amaboko y'abanyabyaha, abambwe, maze azazuke ku munsi wa gatatu. Urumva na ba bamarayika bagiye kongera kubibutsa ijambo Yesu yavuganye nabo. Kenshi Imana iratwibutsa. Hari amasezerano Imana iba yaraguhaye nko mu myaka nk'icumi, ukajya ukumva nk'umukozi w'Imana arongera arayakwibukije. Niyo mpamvu Imana yongeye gushyiraho gutegeka kwa kabiri. Mose arongera akibutsa Abayisiraheli ibintu byose Imana yagiye ivugana nabo, akongera akabibutsa amategeko Imana yagiye iba, bayita ivugururamategeko. Imana rero nayo kubera ko izi ko umwana w'umuntu anamuka vuba, ijambo yakubwiye iyo abonye utangiye gucika intege arongera akarigarura, akongera akakubwira ati mwana wanjye witinya, humura, na ibyo nakubwiye nzabisohoza. Irya jambo yakubwiye akongera akarisubiramo kugira ngo ukomeze ugire kwizera, ushikame. Kuko ijambo Imana yatubwiye ni ngo kwizera kuzanwa no kumva. Rema y'Imana niyo ibyara niyo ibyara kwizera kubyara igitangaza. Bibuka amagambo ye, bava ku gituro basubirayo. Ibyo byose babibwira abigishwa 11 n'abandi bose. Abo ni Mariya Magadalena na Yohana na Mariya nyina wa Yakobo, n'abandi bagore bari hamwe nabo babwira intumwa ibyo babonye. Ariko ayo magambo ababera nk'impuha, ntibabyemera. Murumva ko uko batamvishe neza iby'umusaraba, ntago bumvishe n'ubundi n'aya magambo ngo yababereye nk'impuha, ngo ntibabyemera. Barongera barirukanka bajya kongera kuverifiya nimba koko ibyo bintu abo bagore bababwiye ari byo. Ku murongo wa 12 hakavuga ngo maze Petero arahaguruka yirukanka ajya ku gituro, arunama arungurukamo, abona imyenda y'ibitare iri yonyine, asubira iwe atangazwa n'ibyabaye. Yarabibasobanuriye, arazutse n'ubundi bibaye impuha, aragenda asanga imyenda irazinze neza, arangije ngo arongera ariruka ngo atangazwa n'ibyabaye. Ubundi yari kuvuga ati yari yarabitubwiye, none dore birasohoye. Ariko ntago na n'ubu ngubu kugeza na none aha barabisobanukirwa. Ubwo uwo ni Petero. Noneho hari abandi bigishwa bo bari bayiviriye mu murwa, bigiriye aho bita Emawusi. Bavuye mu murwa bajya mu igiturage cyitwa Emawusi. Ngo ni ahantu ngo ho mu mwijima ngo w'icuraburindi. Reka twumve uko byagenze. Nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi, kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganira ibyabaye byose. Bakiganira babazanya, Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanya ibiki? Bahagarara bagaragaje umubabaro. Urumva n'ubundi barababaye, kandi wa munsi wa gatatu wo kuzuka wageze, Yesu yazutse. Umwe muri bo witwaga Kileopa aramusubiza ati mbese ni we wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Za ntumwa ze nazo zitangiye kubara inkuru za Yesu babanye, akabasobanurira ko azapfa akazuka.
batangiye kumubarira inkuru. Arababaza ati ni ibiki? Yesu arababaza ati ni ibiki? Bati ni ibya Yesu w'i Nazareti. Ni nk'aho bamwitakanye n'ubundi nk'uko bamwitakanye cyagiye bakamuhunga bakigendera. Ni ibya Yesu w'i Nazareti, wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose. Kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba. Kandi twiringiraga yuko ari we uzacungura Abayisiraheli. Yesu we! Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho byabereye. Yesu bari kumwe, ni muzima, yazutse, ariko bo baribaza bati dore umunsi wa gatatu urageze uhereye igihe yapfiriye. Kandi Yesu yari yarababwiye ko azazuka ku munsi wa gatatu. Ari kumwe nabo, ntago babashije gufunguka amaso ngo bamusobanukirwe, kuko amaso yabo arafunze. Natwe Imana idufungura amaso y'umutima, iduha ubwenge no guhishurirwa kugira ngo tubashe kumenya neza no gusobanukirwa neza Yesu wazutse. Amen. None abagore muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbi ye. Yesu ni muzima, none bagiye gushaka intumbi ye. Nuko baraza batubwira ko babonekewe n'abamarayika, bakababwira ko ari muzima. Bibaye inkuru. Kandi bamwe mu bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri. Kandi Yesu yari yarabibabwiye. Uko abagore batubwiye, ariko we ntibamubona. Arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze. Iyo tutizeye ijambo data yatubwiye, amasezerano yaduhaye, tugahungabana kandi hari ihema yaduhaye, mu maso ye tugaragara nk'abapfu. Nuko arongera abasubiriramo nk'uko nababwiye, Imana iratwihanganira izi ntege nke zacu, izi kunamuka kwacu vuba. Arongeye yagiye kongera kubasobanurira uko byose uko byagenze uko byatangiye n'uko byagenze. Aragiye kubasobanurira, atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose, abasobanurira ibyanditswe byose, ibyanditswe kuri we. Bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho, baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukaba ukuze? Nuko arinjira agumana nabo, yicara ngo asangire nabo, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, ntibongera kumubona. Kuva urwo rugendo rwose ntabwo bari bakamumenye, nubwo yabasobanuriye ibyanditswe kuva kuri Mose, ariko bari bataramumenya. Bongeye kumumenya, bongeye kumusobanukirwa, amaso yabo yafungutse, ari uko amanyuye umutsima. Umutsima ni ijambo. Natwe Imana yacu ifungura amaso yacu kugira ngo tubashe gusobanukirwa ijambo ryayo, tubashe gusobanukirwa ibyanditse, tubashe kubyumva, tubashe kubimenya. Nibwo tuzamenya imbaraga za Kristo wazutse. Nibwo tuzamenya tugasobanukirwa neza Kristo wazutse. Tuzamumenyera hehe? Tuzamumenyera mu ijambo ry'Imana, tuzamumenyera mu byanditswe. Ariko kubisoma gusa, ubwo ya nkone yasomaga, Filipe yaramubajije ati ariko ibyo bintu usoma urabyumva? Ni ugusoma natwe tugasaba umwuka wera kugira ngo ibyo dusoma tubashe kubyumva, kugira ngo uwo Kristo
tubashe kumumenya, tubashe kumva ibye, tubashe kumva imbaraga ziri mu kuzuka kwe, tubashe kubimenya, tubashe kubisobanukirwa. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Amen. Baravuga bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe? Uwo mwanya arahaguruka asubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. Noneho amaso atangiye gukanguka, ubwenge butangiye kuza, imitima yabo itangiye noneho kongera kwizera ko koko ibyo Yesu yababwiraga ari byo. Ubwo muri icyo gihe bakibivuga, Yesu noneho bateranye bose ari 11, Yesu araza arabiyereka. Bakivuga ibyo, Yesu ahagarara hagati yabo arababwira ati, amahoro abe muri mwe. Maze barikanga, bagira ubwoba bwinshi, bagira ngo ni umuzimu babonye. Kutamenya Yesu ni agahinda. Barimo bavuga ko yazutse, ba bandi bahuriye Emawusi, bamubwiye bati, twamubonye, yamanyuye umugati, turamumenya, turamuhishurirwa. Na ba Simoni aje ababwiye ati, amahoro y'Imana bane namwe. Bagira ubwoba, baratinya. Kutamenya Yesu bituma tuba mu bwoba, bituma dutinya. Kandi buri gihe Yesu arakubwira ngo witinya, witinya, humura, humura, humura. Ubwoba bwaratumaze. Nanjye ndi mu bantu bagiraga ubwoba, ariko ndashima Imana ko namenye Yesu wazutse akankiza izo ngoyi z'ubwoba. Nawe mwene data, ndagusabira Imana ngo igukize izo ngoyi z'ubwoba, kuko ubwoba bwirukana kwizera. Iyo rero nta kwizera ufite, nta byiringiro uba ufite. Arababwira ati, ikibahagaritse umutima ni iki? Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu? Nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye, mumenye ko ari njye ubwanjye. Ndetse nimunkoreho murebe, kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana. Arongera kandi agiye kubasobanurira, agiye kubereka ukuntu bamupfumuye ibiganza, ukuntu bamupfumuye ibirenge, ukuntu bamupfumuye ahangaha mu rubavu, kuko hari n'uwavuze ati, ngewe nintahikorera ntago nzemera ko ari we. Avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye, nuko ibinezaneza bikibabujije kubyemera, bagitangara, arababaza ati, hari icyo kurya mufite hano? Bamuha igice cy'ifi yokeje, aracyakira, akirira imbere yabo. Yesu asezera ku bigishwa be, maze arababwira ati, aya niyo magambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri njye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiye gusohora. Arongeye kandi agiye kubigisha nanone, bateranye ari 11. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe ibyanditswe. Natwe uyu mugoroba Imana itwungura ubwenge kugira ngo dusobanukirwe ibyanditswe, dusobanukirwe iby'Imana. Haleluya, amen. Kuko imibanire yacu n'Imana ni ubuzima. Iyo rero tutasobanukiwe Kristo wazutse, nta buzima. Kandi icyamuzanye ni ukugira ngo tubone ubuzima, kandi tubone ubuzima ari bwinshi, ubugingo, kandi tubone ubugingo bwinshi, ubugingo bunesha, ubugingo bunesha icyaha, ubugingo bunesha ibyago, ubugingo bunesha amakuba, ubugingo bunesha ibibi. Haleluya.
bamaze abungura ubwenge kugira ngo basobanukirwe ibyanditswe. Ati niko byanditswe ko Kristo akwiye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi no kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye kuri Yerusalemu. Nimwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yabasezeranyije, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Arabasobanurira, arangije arababwira ati mugume mu murwa, ntazagire usubire Emawusi, ahubwo mugume aho ngaho mutegereze umwuka wera, kuko ni mwebwe muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya gupfa no kuzuka kwanjye. Nuko Imana rero idufashe, itumara ubwoba, idufungura amaso, kuko iyo tutabashije kumenya Kristo wazutse neza, duhora mu bwoba, duhora mu mpagarara, ibitubayeho byose tubitwerera Satani, kandi ibintu bitugeraho ku mwana w'Imana nta mpanuka, ahubwo ibitugeraho ni uko Imana iba yabyemeye. Byaba ibyo kwa Satani, byaba ibyo ku Mana, nayo murabizi Satani yaragiye aramusaba, ariko n'Imana yahaye uburenganzira bwo kugira icyo akora kuri Yobu. Natwe rero ntabwo tugomba kuba mu bwoba, kuko Kristo wazutse ari muri twebwe. Nimba yarazutse rero, izo mbaraga zamuzuye, niko Abaroma 8:11 havuga ngo imbaraga zazuye Kristo ziri muri twebwe. Nimba rero izo mbaraga zazuye Kristo ziri muri twebwe, zizazura ibyacu byapfuye, zizazura ibitagenda neza byose muri twebwe, zizatugira abazima rwose, ibyacu bizaba bizima rwose kubw'imbaraga zazuye Kristo ziri muri twebwe. Imana yacu idufashe iduhe kumenya Kristo. Wa mwuka twizeye, ya myuka 7 twize, umwuka w'Uwiteka atubeho cyane, umwuka w'ubwenge no guhishurirwa atubeho cyane, umwuka wo kujya inama n'umwuka w'imbaraga atubeho cyane, umwuka wo kumenya no kubaha Uwiteka atubeho cyane. Nibwo tuzamenya tugasobanukirwa ibyanditswe, nibwo tuzamenya tugasobanukirwa Kristo wazutse, umuganura mu bapfuye. Haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kandi itwihishurire, itwiyereke uwo Yesu tumumenye. Amena. Haleluya, haleluya. Yesu wacu ni mwiza, Yesu ni muzima. Ibyahishuwe 5:12 haravuga ngo bavuga ijwi rirenga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Ibyo nibyo bahaye Kristo, ibyo nibyo Imana yahaye Kristo ubwo yaraje kumwiyereka. Muri Matayo igice cya 28 niho hatubwira ukuntu Yesu amaze gupfa, amaze guhambwa, ku munsi wa gatatu amaze kuzuka, ikintu cya mbere yakoze, yagiye kwiyereka ise, kugira ngo ise atereho kashe ku gitambo yari yaratambye. Ni muri Matayo igice cya 28:2 haravuga ngo habaho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare yari yicayeho. Yesu rero yarabanje arazamuka, kuko abo bantu yarababwiye, bamweretse bashatse kumukora, arababwira ati mwinkoraho kuko ntago ndajya kwa data. Yarabanje arazamuka ajya kwiyereka ise, ajya kwiyereka ya nteko, ya nama yo mu ijuru. Noneho niho rero bavuze bati
icyubahiro n'ubutware no gukomera n'ubutunzi n'ubukire byose ni iby'umwana w'intama n'uwicaye kuri ya ntebe iteka ryose. Haleluya, amena. Nuko numva ibyaremwe byose byo mu ijuru no mu isi n'ikuzimu no mu nyanja n'ibirimo byose nabyo bivuga biti amen, amen, amen. Nabo baramuhimbaza, nabo baramuramya, nabo bamushyira hejuru. Baravuga bati umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Yesu akira ishimwe, shyirwa hejuru, habwa icyubahiro. Amena, haleluya, amena. Reka ndasoreza kuri iri jambo ryo mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 kuva ku murongo wa 12 tugeze kuri 19. Haravuga ngo ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawe uzuka? Kuko hari abantu batemeraga iby'umuzuko. None nimba abantu babwiriza ko Yesu yazutse, mwebwe mwakwemera mute ko ntawe uzuka? Bamwe muri mwe bavuga bate ko ntawe uzuka? Niba ntawe uzuka, na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa. Niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa. Ariko Yesu ni muzima, Yesu yarazutse. Amen. Akwiye icyubahiro, akwiye amashimwe, akwiye gushyirwa hejuru, akwiye guhimbazwa. Oh, haleluya, amen. Kandi niba Kristo atarazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma. Kuko twayihamije yuko yazuye Kristo, uwo itazuye. Niba abapfuye batazazuka, niba abapfuye batazazuka, na Kristo ntarakazuka. Kristo rero kuko yazutse, niwe muganura wo kuzuka. Niba yarazutse, natwe tuzazuka. Niba yarazukanye umubiri w'icyubahiro, umubiri w'ubwiza, natwe kuri wa munsi uyu mubiri upfa, uyu mubiri w'intege nke, ni kuri wa munsi Kristo agarutse aje gukangura abazaba basinziriye, abazaba bakiriho bazahindurwa nabo, kuko uyu umubiri tuzambara ni umubiri w'ubwiza, ni umubiri w'icyubahiro, ni umubiri utarwara, ni umubiri utananirwa. Kristo rero nawe nimba yarazutse, akazukana uwo mubiri w'ubwiza, akazukana uwo mubiri w'icyubahiro, akazukana uwo mubiri udapfa, natwe tuzazukana uwo mubiri w'icyubahiro, tuzazukana uwo mubiri udapfa. Amen, amen. Mbega ibyiringiro! Yesu wacu wazutse arahambaye. Amen. Kandi niba Kristo atazutse, kwizera kwacu ntikugira umumaro, ahubwo muracyari mu byaha byanyu. Kandi niba bimeze bityo, abasinziriye muri Kristo bararimbutse. Niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa impuhwe kuruta abandi. Iyo Kristo apfa bakamuhamba bikarangira, akaba atarazutse, ubu tuba turi abo kugirirwa impuhwe. Pawulo yaravuze ati niba Kristo atarazutse, ubwo natwe ntabwo tuzazuka. Nimureke turye kandi twinywere. Ariko siko biri. Kristo twiringiye, Kristo twizeye, yarapfuye, arahambwa, arazuka. Ni imfura, ni umuganura mu bazutse.
kuko nubwo ba Lazaro yabazuye ariko barongeye barapfa, ariko Yesu we ni muzima, ariho kandi ariho iteka ryose. Uwo Yesu rero niwe dukwiye kugira gute? Kwiringira, kuko ubwami bwe ni ubwami butazahanguka, ingoma ye izahoraho iteka. Reka twumve ukuntu Imana Data yabwiye umwana Mana, bafitanye kominiyo, bafitanye ubumwe, bafitanye urukundo, kandi natwe Imana ishaka ko tubana nayo gutyo, ishaka kandi ko tubana n'umubiri wa Kristo gutyo, abana b'Imana. Ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana, o Dieu, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Ahangaha ni Imana Data yabwiraga Imana Mwana. Hasi biranakomeza ngo kuko wanze urugomo, wanze ubugome, ku bw'ibyo ngibyo nagusize amavuta nkurutisha bagenzi bawe. Ariko aho nashakaga ko tuvugana gusa ni ahangaha, ngo ariko iby'umwana wayo byo yarabyeruye iti, intebe yawe Mana ni iy'iteka ryose, inkoni y'ubugabe bwawe ni inkoni yo gukiranuka. Haleluya! Yesu wacu ni umwami ukiranuka, Yesu wacu ni umwami w'amahoro, Yesu wacu ni umwami wanga ibibi, wanga ibyaha, wanga urugomo. Haleluya! Imana rero ishimwe kandi ihabwe icyubahiro, ko Imana yacu ari iy'ukuri, Imana yacu ni iyo kwizerwa. Reka uwo Yesu wazutse, Imana idufungura amaso y'umutima, ifungura ubwenge bwacu kugira ngo tubashe kumenya uwo Yesu uba muri twebwe. Abakristo benshi, nanjye ndimo, ntabwo imbaraga z'uwo Kristo wazutse ziri muri twebwe, ntabwo tuzizi, ntabwo twajya twirirwa dutitira duhinda umushyitsi, ariko akantu gato karakubita tugahindagana tukagira ubwoba. Ariko mureke tumenye uwo Kristo wazutse, tumenye imbaraga ze, kuko ngo imbaraga zamuzuye ziba muri twebwe, zituma tuba abatsinzi, zituma tuba abanyambaraga. Hanyuma kandi kuko yanesheje urupfu, natwe twanesheje urupfu, turiho ku bwa Kristo, kuko ngo abamwizeye yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana. Ngo kandi ndabibandikiye mwebwe abizeye iryo zina rye, ngo mumenye ko mufite ubugingo buhoraho. Ufite uwo mwana niwe ufite ubugingo buhoraho, udafite uwo mwana nta bugingo afite. Imana rero itugirire neza kandi ifungure amaso yacu, ifungure ubwenge bwacu, iturinde kuba abapfu, kugira ngo uwo Kristo w'icyubahiro, Kristo w'ubwiza uri muri twebwe agaragare mu buzima bwacu bwose. Amen. Reka dusenge. Mana yacu turagushimye ko waduhaye Yesu, arapfa, arahambwa, arazuka. Turagushimye rero mwami, ngo iyo ataza kuzuka, ibyiringiro byacu ntaho byari kuba bishingiye, twari kuba bo kugirirwa impuhwe kuruta abandi bose. Ariko Yesu wacu yarazutse, kandi yazukanye ubwiza, yazukanye icyubahiro, yazukanye imbaraga. Uwo mwuka wamuzuye ari muri twebwe, niwe udutsindishiriza, niwe utuma tuba abanyambaraga, niwe utuma natwe tugira ubwo buzima, tugira ubwo bugingo, kandi tukabugira ari bwinshi. Mana rero ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Ndakwereka mwami abakiri mu mwijima w'icuraburindi, abakiri mu bibi, abatarakumenya, kugira ngo mwami uwo mucyo ari we Kristo uvira amahanga, uvira abari mu mwijima, kugira ngo umwuka wera agende abereke Yesu, maze bamwizere mu izina rya Yesu. Ndakwereka
abataye ibyiringiro mwami kubera intambara zo muri iyi si. Wavuze ko wanesheje isi kugira ngo umwami Imana ubaneshereze, ubatsindishirize. Haleluya. Shimwa rero data mwiza ukiranuka, shimwa ko ushyira ubuzima mu byacu byose, shimwa ko ushyira ubuzima mu bacu bose, mu izina rya Yesu, uwo Kristo wazutse, bakamumenya, bakamwizera, bakamwiringira, bakamukurikira, bakamushikamamo, bakamukomereramo, mu izina rya Yesu. Amen.